Mu rwego rwo kongera agaciro ikawa y'u Rwanda ndetse no kwitegura neza ku buryo bunogeye abakiriya, ikigo cy'Abayapani cy'ubutwererane mpuzamahanga JICA ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibyoherezwa mu mahanga NAEB ndetse n'uruganda rutunganya ikawa RFCC batanze amahugurwa ku bacuruzi bakorera mu maguriro y'ikawa yo hirya no hino mu Rwanda. Aya mahugurwa akaba hasanzwe aba buri mwaka atangwa n'impuguke mu bijyanye n'ikawa. Bamwe mu bacuruzi bagurisha ikawa bazwi ku izina ry'ababarista baratangaza ko bungukiye byinshi muri aya mahugurwa yatanzwe n'ikigo cy'Abayapani cy'ubutwererane mpuzamahanga JICA, dore ko batari bazi gutandukanya ikawa nziza n'imbi kandi bakaba bamenyemo byinshi nko gukoresha imashini zitunganya ikawa. Kuri nago narizi itandukanyirizo neza rya hari amakawa abiri imwe yitwa Americano indi yitwa Black Coffee. Nago narizi neza ese bitandukaniye hehe, ese hari ukuntu umuntu yasogongera akumva ukuntu amakawa atandukanye. Hanyuma rero naje kubimenyeramo, menya yuko hari inzira twakoresha bitewe n'ubwo twaseye, bitewe n'uburyo bakurikiranya amakawa, bitewe n'impamvu zitandukanye kugira ngo ikawa inogwe. Muri make ndungutse kabisa kubera yuko hari ibyo mfashe nari nasi. Jose Kawashima, umujyanama wihariye w'ikigo cy'Abayapani cy'ubutwererane mpuzamahanga JICA, akaba afite n'ubumenyi buhagije akomora ku burambe bw'imyaka 30 mu rwego rw'ikawa, yavuze ko aya mahugurwa agiye gukemura ikibazo cy'ubumenyi buke mu mitegurire y'ikawa y'u Rwanda. Gusa haracyari imbogamizi nyinshi z'ibikoresho mu mahoteli yo mu Rwanda ndetse n'ahandi hacururizwa ikawa. Still a lot of space to improve. Urabona baracyafite byinshi byo gushyirwamo ingufu, ariko umuhate wabo uzatuma hari icyo biyigisha ubwabo. Kimwe muri byo ni ukutabona amakuru ndetse no kutabona amahugurwa. Eric Ruganintwari, umuyobozi ushinzwe gukurikirana ubwiza bw'ibyoherezwa mu mahanga bikomoka ku buhinzi n'ubworozi muri NAEB, yavuze ko umusaruro ugaragara nyuma y'aho abafatanyabikorwa bayo bitabiriye amahugurwa nk'aya, gusa ntibaragira ku kigero cyifuzwa kugerwaho. Umusaruro uragaragara. Iyo mu myaka ishize iyo wageragaho bategura ikawa wasangaga rwose wibaza ati wenda kubamenyereye ikawa, kuko nanone haracyari n'ubumenyi bukeya kumenya ngo ikawa nziza n'ikawa mbi. Hari abakunda ikawa, iyo urebye mu Rwanda benshi bakunda ikawa kubera impumuro yayo. Abantu bagenda babimenyera gahoro gahoro uko tugenda turushaho kubakangurira kuyinywa, nibwo bagenda bumva itandukanyizo ry'uburyohe umuntu ashobora kumva mu ikawa bitewe n'uko yateguwe. Ubu rero ikigaragara aya mahugurwa yagenda yitabirwa cyane n'abafatanyabikorwa ari bo mu mahoteli cyangwa se mu bategura amashops, kandi koko turanabashimira kuba bafata uwo mwanya bakanitabira amahugurwa, ubona ko babishaka cyane. Uyu musaruro ugaragara nuko uyu munsi iyo usubiyeyo usanga ikawa noneho bayitegura neza, ariko ntibiragera ku kigero turifuza ko bizarushaho. Ari nayo mpamvu mu bufatanye dufitanye n'ibi bigo ari ku rwego rw'igihugu mu gutegurwa amahugurwa nk'aya bizarushaho gukomeza, tukarushaho gutegura abanyamwuga mu gutegura ikawa ku buryo ikawa nyarwanda, mu Rwanda ni igihugu gihinga ikawa ariko kitamenyereye kunywa ikawa. Haracyari icyo gendo rero. Buri mwaka hahugurwa abacuruzi bageze ikawa ku bakiriya bagera kuri 30, gusa uyu munsi hahuguwe abagera kuri 25 n'ikigo cy'Abayapani cy'ubutwererane mpuzamahanga, kikaba kimaze gutanga umusanzu ugaragara mu guteza imbere ikawa y'u Rwanda.